bugenewe abapasitori n'abashumba kandi Imana impaye mubazanire. Mwebwe abapasitori n'abashumba bayoboye inzego zitandukanye mu madini, ni mwebwe mufite urufunguzo rw'amahoro mu isi. Ni mufite urufunguzo rw'amahoro isi yifuza. Ni mwebwe bahuza ab'ijuru ndetse n'isi. Ibyo byari biri muri mwebwe Imana yari yabibahaye, yabibahereye ubuntu, kandi wari umurimo ukomeye wo kubatunga rwose mutarenze mu buhemukamo. None kugeza uyu munsi mufite urubanza murimo gucirwa, ibiganza byanyu byuzuye amaraso, vino yanyu yabaye umukayuke, yarabishye. Ariko nimwemera mukumvira mugahindukira rwose, ntimuzabura kurya ibyiza byo muri kino gihugu ndetse n'isi yose. Nimuhindukire, nimwige gukora neza, nimuhindukire muve mu byaha, muve mu bitagira umumaro. Dore bamwe muri mwebwe bitoranyirije abagore beza n'inkumi nziza, babagira abasambane babo. Abandi babaye abasambanyi bakabije, abandi baba bicanyi, abandi bakagambanira bagenzi babo, kugeza aho banditsweho urubanza rw'amaraso. Byageze ku Mana, irababara, ihagurukiriza leta, irabakoza ibyo yishakiye ku rugero rukabije kandi rukakaye, kuzageza ku rwego Imana yagennye ko ruzabageraho. Nimuhure, mwature ibyaha, muhinduke, mukore amasengesho yo kwezwa, ndetse murangize mutumire leta, tumire umukuru w'igihugu abasure, mupfukame, mumanike amaboko. Imbabazi z'Imana zizabagarukaho kuko mwababaje Imana, ibateje leta. Rero nimuhindukire rwose. Hanyuma abazishyira hamwe bakihana bazazana amahoro, ariko abandi bazava mu byizerwa burundu, kandi gukiranirwa kwabo kuzaba kubi kurusha mbere. Dore amagambo Imana yampaye mu Byahishuwe ibice 22, 12 kugeza ku wa 18. 22 umurongo wa 12 kugera ku murongo wa 18. Dusome twihuta. 12. Dore ndaza vuba, nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiye ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Jyewe Yesu, umumarayika wanjye, guhamiriza mwebwe ibyo, ku bwanjye guhamiriza mwebwe ibyo ku bw'amatorero. Ni igihe gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuruza we, kandi n'ijye nyenyeri yakaye mu ruturuturu. Umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi wumva nahamagare ati ngwino, kandi ufite inyota naze ashake ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo, ndamuhamiriza nti ntagire umuntu uzongera kuri yo. Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo. Reka turekere aho ngaho, wenda ugeze ku wa 17 urumva neza icyo Imana ishaka kukubwira. Reka dusome kandi Matayo ibice 5 umurongo wa 13 kugera ku wa 16. Sinzi niba hari iminota na mike dusigajeho, Imana imfashe, ariko ndihuta. Ibice 5 umurongo wa 13, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo ibice 5 umurongo wa 13. Baravuga ngo muri umunyu w'isi, mbese umunyu nuko kuzaryoswa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Ntabakongeza itabaza ngo baritwikirize intunga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo, bikamurikira abari mu nzu bose. Aba ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu,
kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze so wo mu ijuru. Imana itugirire neza. Sinzi uri ku buhanga bw'ibyuma yatubwira niba hari utunota na duke dusigayeho. Yego turashoje, ariko usome Yohana ibice 15 umurongo wa mbere ugere ku wa 17. Haravuga ngo mugende mwera imbuto kandi imbuto zanyu zigumeho. Ishami ritera imbuto riracibwa rikajugunywa. Nubona utawe hanze nawe uri ishami ryanze kwera imbuto, ntibikubabaze. Imana itugirire neza. Ndashoje ncoreje ahangaha, ariko ubwira abo bapasiteri n'abavuga butumwa babwire ko bashunguwe kandi ibihano bije bibagezeho rwose, wemera agahinduka azarya ibyiza byo mu gihugu kuko natangiye mbabwira. Imana iduhe umugisha, reka dusoze dusenga Imana. Imana uri Imana y'imbabazi nyinshi, Imana igira